nk'umuriro mpuzamahanga ntabwo ibyo naje kureba mbibonye kubera ubu bujura bw'abasifuzi amatara ntiyazimye icyo ni icya mbere. Tubahaye ikaze mu gukurikira ibiganiro bya Sport Pagano. Turabasabye ngo wowe ukiza ukanda subscribe now bimbere kumva inkuru zacu ubanze ukande subscribe kandi like kwande shiremo n'igitekerezo cyawe niba ngombwa na video yacu uyisharing. Turaje ngo turebera hamwe umukino umaze guhuzwa ikipe ya Rayon Sport ndetse n'ikipe ya Gorilla umukino wa mbere. Gorilla FC yari yakiriye umukino wa mbere w'igikombe cy'amahoro kimwe cya kabiri. Gorilla FC rero ikaba imaze kunganya n'ikipe ya Rayon Sport, umufana ameze nabi, umufana yarakaye. Turaje ngo tubagezeho amajwi y'abafana nyuma y'umukino barakaye bariye kawunga. Tubagezeho ijwi ry'umuyobozi w'abafana Fredina aho yari ari kugira inama umutoza Lotfi, harimo n'abafana barakaye banarira bavuga bati uyu musifuzi arabibye. Nibyo tugiye kuba turebera hamwe cyane ko Rayon Sport amahirwe ifite nuko ariyo yari yakiriwe kandi igitego cyo hanze kiracyabarwa muri Afrika. Ubu umukino wo kwishyura Gorilla irasabwa gutsinda uko bimeze kose, irasabwa gutsinda igitego nka 1-0 nibwo izakomeza. Rayon Sport yo niyo yanganya 0-0 ariko izakomeza. Twibukiranye ko ari Gorilla FC yari yabanjimwe igitego ku munota wa 9. Rayon Sport iza kwishyurirwa ku minota ya nyuma y'igice cya mbere yishyuwe kuri kufra yatsinzwe neza no bita Richard aterekamo kufra nziza cyane. Richard uri kugaragara ko ari umukinnyi uri gukora mu ikipe ya Rayon Sport. Ndiyumva neza kuri njyewe, ntago njya niyumva nabi kuko izo ntago ari impamvu z'umusportifu. Kunganya buri wese byamubaho kuko kuba Gorilla tubanje igitego ni kimwe mu bimenyetso binagaragaza ko suku dutanga igitego gusa dutanze kwinjira mu mukino. Rero mita ya mbere yayiyoboye navuga ko ni motivation ku ikipe Rayon Sport kuba tubashije kwishyura igitego bikarangira ari 1-1. Umukino wo kwishyura n'umukino wo gupfa no gukira, buri wese arabizi. Nta yandi mahitamo dufite, nta yindi shuwa no gukuramo ikipe ya Gorilla kugira ngo tugere finale y'igikombe cy'amahoro. Gutsinda byashobokaga ariko mu by'ukuri kwibwiza ukuri niba ari ukwirara kw'abakinnyi ba Rayon Sport, niba ari ikibazo kiri muri dressing room ya Rayon Sport, ubona ko abakinnyi ubwitange bagiraga mu minsi ishize sibwo bagifite uyu munsi. Buri mukinnyi wese urareba nk'uyu munsi twabonye impinduka zigera muri enye, ariko n'ubundi nta difference y'ibyo twabonye Rutsiro n'ibyo tubonye hano byose ni bimwe. Murabyumviye umufana nago yishiye resilience muno. Rayon Sport iri muri riske zikomeye cyane zo kuba itabona igikombe na kimwe cyane, ariko n'ubu ngubu bigoye ko yakomeza muri kimwe cya kuri finali igahura nibwo yakomeza. Ishobora guhura n'ikipe ya APR FC kandi APR FC imaze kuba nk'intare kuri Rayon Sport. Rayon Sport igero igutitira itayitsinda ari ibintu bikomeye cyane. Gusa reka dutegereze turebe niba bizashoboka. APR FC yo tukibutse ko ejo hoze inyagira ikipe ya Etincelle Bekeni yarasebye ataha yimyiza imoso. Murakoze cyane mwe mukomeje gukurikira ibiganiro bya Sport Pass. Ndagira ngo mukore subscribe, like and share kugira ngo ibiganiro nk'ibi bijye bibageraho nta kibazo na gitoya kibaye. Mugire ibihe byiza, turabakunda cyane.